Imboni TV. Ndabanza mbibwira amazina babwire n'icyo nakoraga mbere ya jenoside n'imyitwarire yanjye muri jenoside na nyuma ya jenoside aho ngereye muri gereza. Nitwa Ndererimana Kayitani, nkomoka mu cyahoze ari komine Kayove muri iyi prefegitura ya Gisenyi. Ubu ngubu ni akarere ka Rutsiro, umurenge wa Kigeyo, akagari ka Nkora, umudugudu wa Gahotora. Nkaba mbere ya jenoside narakoraga muri Minisiteri y'Ubucuruzi no kurengera abaguzi, ndi animateur. Ndashaka kugira ngo mbwire urubyiruko, nabonye babyina binyibutsa byinshi. Rero nk'uko uwambanjije yabivuze, ababyeyi bacu baraduhemukiye cyane, bikomeye cyane. Ndagira ngo mbwire abayobozi, kuba naje hano ku Nyundo si uko ariho gusa nakoreye icyaha. Afande amaze kubaza ati vuga uruhare rwawe, ariko yibuke ko twebwe mbere yo gufata umupanga twabanzaga kujya muri za mitingi gushishikariza abaturage. Aba bana bahoze babyina aha, uwashinze iri torero siko twigeze kubana mu itorero. Siko twazengurukanye igihugu tubyina. Ubu ushobora kubyina ukishima ukitakuma n'abantu bagakoma amashyi, ariko abantu bari kugupakiramo ibintu bibi. Urabyirinde rero, urabyirinda utazagwa mu mutego nk'uwo Kayitani yaguye. Rero nyuma kugira ngo nihutishe, ndagira ngo mbabwire amatorero nabayemo. Njyewe natangiriye mu itorero ry'iwacu, Meyarahazi ryabaga ku Ngabo, nari ndi intore dutaha komine Kayove. Igihe Habyarimana yazaga gutaha iyo komine, ninjye wari uyoboye itorero ry'intore ryahamirizaga. N'icyo gihe rero nibwo bambonye, bahita bancagurira kujya mu itorero ry'urukerereza. Vamo dushinga irindi torero ryitwaga Inyabutatu, hanyuma nkajya no mu itorero ry'Irindiro ryariyobowe na Bikindi Simone. Icyo gituma navuze nti Seburiri aranze, ni umwana muto cyane twari kumwe icyo gihe, hamwe n'abandi bana benshi cyane. Ndihutisha, ni ukuvuga ngo mu gukura kwanjye nk'uko uriya musaza yabivuze, hari imbyino ababyeyi bacu babyinaga. Izo mbyino uzumvishe nta kindi, ahubwo nuko Abatutsi bagiraga umutima ukomeye, baba barapfuye icyo gihe. Niba barabyinaga ngo nimubatwike bashya amazuru batazasubira bo kabura igibondo, umva gutsindwa kw'abarunari. Izo ni imbyino zo mu rugo. Ndanahamya ko abari hano, naza numva muri gukuma yavuga imyaka maze mugakuma, abayimaze mu gitakasi, abari hariya natwanyuze. Ndagira ngo mbibutse biriya bintu ababyeyi bacu bavugaga ngo Kanjogera yahagurukiraga ku mwana w'umushishe akamushinga inkota ari gusoza umwaka. Kugeza ubu aho ngaruriye ubwenge, njya ngenda mbaza se uwo mwana no mu muryango wo kwande, nabuze uwamu ubusobanuro. Nta naho ndabona banditse mu gitabo bati uwo mwana yari uwo kwa runaka, yarabuze. Ariko byaravugwaga. Niba hano hari umuntu urengeje imyaka 50, ibyo arabizi. Ntitukajye twirengagiza cyangwa ngo tubeshye Abanyarwanda. Noneho rero nakuze nyo mbikuriramo. Murabona navuze 5 7 mu kwezi kwa 8, batwikira Abahutu mu kwezi muri 59. Abahutu niho batwikiye Abatutsi, nayo ndi uruhinja. Rero nihutishe ku cyaha cyanjye. Nyuma yo kwinjira mu ayo matorero ngeze i Kigali,
twagiraga amatorero arushanwa na za ministeri zirushanwa kuko twari muri emerenite. Intambara rero yateye ndi i Kigali ntuye ku Gitega. Iyo muvuze ngo jenoside ngo ni indege ndabihakana cyane. Iyo leta yemeje ngo jenoside ngo yatangiye muri 90 isozwa muri 94 ndahakana kuko no muri 73 nari ndi mukuru nabonye uburyo abatutsi bicwe cyangwa batemaguwe kimwe n'uko inka zabo zariwe. Ibyo narabibonyeho ni wacu mu rugo iyo nka yarahaririwe. Umugabo witwaga Biseruka. None rero muri 90 ngewe nanyuze intambara imaze gutera amashyaka je ngewe nacaguriwe kujya mu rubyiruko rujya kwitoza ibya gisirikari iby'imirwano igako. Ibyo nihutishe za mitingi uko zabaga niko twabaga tugenda ku mabisi. Babandi bajya bavuga ngo nimuvuga ngo icyaha umuntu yagikoreye twavaga i Kigali tugenda turirimba gushakashaka hose inyanga Rwanda n'ibyitso byazo we ziragahera. Aho nimu tubuza gucya muri za mitingi hariya mwubatse urwibutso naho twakoreye imitingi. Habyarimana yarariho. Noneho nihutire rero kugira mu ruhari rwanjye nabonye hano hari umupadiri bambwiye ngo hari n'umwana umwe warokotse uri hano wo mu muryango wo kwa Iyagacuze. Uruhari rwanjye naje gutangira kuyobora ibitero uko twagendaga dusenya amazu, uko twagendaga dushanyagura amadarapo y'andi mashyaka. Uruhari rwanjye ngo ni rurerure kuva muri 90 kugera 94 kuko iyo twajyaga muri mitingi tukabona bakatwereka bati rero n'urugo gukitso twavaga iyo nzu tuyiseye nyirayo yanaboneka no gupfa gapfa. Twavuye muri mitingi yo kukabaya tujya i Kigali tugeze ahantu bita ku Kamonyi duhura n'umusaza wambaye idarapo rya PL ninjye wamukubise inkoni ya mbere gusimbuka kuri bisi naragurukaga tujugunya munsi y'umuhanda turakomeza dusenya kwa Kabageni Venansia yari depute wa PL no kwa Gasamagera ari ku giti cy'inyoni mu mujyi. Ubwo twagendaga dusenya amazu yose. None rero indege yahanutse ndi muri konji ndi iwacu ndimenya mu rukerera. Ubwo mba ntangiye kwirara mu Batutsi. Niho mvuga ko twahereye kuwo mwana bambwiye ngo ari hano tugeze iwabo ise ashaka kuturwanya yitwaga Iyagacuze Forodoware turamutemagura nyina araducika ariko byaje kugera hejo mu masaka ndaba yabonetse nyina duhita tumwica. Muri uwo mugoroba nubwo se yaramaze gutemagurwa nyina amaze kuducika duhita tugaba igitero ku icumbi ry'abapadiri. Nacyo cyatumye nsaba kugira ngo banzane hano kuko kugeza ubu umupadiri twishe witwa Sekabaraga Yosefu ntabwo ndabonana n'umuntu wo mu muryango we. Nakomeje nsaba imbabazi nagiye naho muri Biruyi ariko icyanzanye hano ni ukugira ngo nsabe uhagarariye Musenyeri azamfashe kubonana n'umuryango wa Padiri Sekabaraga babwira upfu yapfuyemo nambasaba imbabazi kuko ntago ndabona uwo mu muryango. Yego ndabizi iyo umuntu amaze gusezerana amaze kuba umupadiri aba ari uwa diyoseze ariko n'umuryango yavutsemo ubu mukeneye. Twamwicanye n'abana 7 bari baramuhungiyeho bavuye mu Bigogo. Nyuma y'ibi rero n'ibindi byinshi ntabwo ari abo gusa ni benshi cyane ariko nyuma y'ibi aho mviriye muri Kongo ngeze mu Rwanda mbonye uko nakiriwe nafashe intego yo gusaba imbabazi ngize Imana n'uyu muryango w'ivuga butumwa udusanga muri gereza ubidufashamo
nkomeza nsaba imbabazi, mba n'umwe mu bagenzi banjye bo kugira ngo mbigishe dusaba imbabazi. Turakomeza ubu ngubu nyine nuko babibabwiye tumaze kugera ku 200. Rero umwanya ni muto, ubuhamya bwanjye ni burebure, sinabusubiramo bwose ngo muzabone umwanya. Gusa icyo nabonye kuri iyi leta ni umumarayika murinzi w'abanyarwanda. Nkaba ngira ngo mbanze nshime mbere yo gusaba imbabazi, nshimire uyu muryango, nshimire bikomeye cyane, bikomeye by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ni ikintu gikomeye cyane kuba bemera. Nzi umusaraba bahetse, ndahuze ibintu twakoraga, imiryango yacu yarabirebaga. Abagore bacu nibo batekaga ziriya nyama twazanaga, nibo bambaraga ibitenge tuvuye gusahura, nibo bakagombye kuba barasabye imbabazi. Rero ntabwo tugomba kubibabwiriza, tujye tubabanye kuri ngo ukosore rwose, ntuvuga ngo tubabwire kandi ureba bari kuturogera abana, bari kutwikira abana. None se yabonaga nzanyuye nakabona ko ari iwabo wayimpaye cyangwa ari iwacu? Ahangaha ndagira ngo dufatanyirize hamwe mw'ababyeyi, dufatanyirize hamwe. Abagore bacu bihanganire gusaba imbabazi kuko bazi ibyo twakoze. Bere gukomeza kubesha leta n'abanyarwanda, bere gukomeza kubesha abana. Aba bana nibukomeza kubaroga nabo bazaba nkatwe. Murebe uko duhagaze. Uyu ni umwambaro w'ububwa, ntubone ngo nukuteye ipasi. Ubu tumeze nk'imbwa ziryana. Iki ni ikintu mugomba kumva mw'abagore mwe, mwere gukomeza guhisha abana ibyo twakoze. Dore twazanye n'abantu hano, nubwo nyine umwanya wawe mukeya. Niba Nyamukeshera ari hano, haguruka Tarisi. Nyemerera nsozereze ko unyemerera nubwo bifashe igihe. Uyu ni uwa hano ku Nyundo, kugira ngo yemere impfu z'abantu bangaha byagiye bigorana. Ariko ubu ngubu ashobora kukurangira akakubwira runaka aho twafatanyije mu bitero, akabavuga. Namwe abagore rero mukwiye gutera intambwe. Babyeyi, ujye umwana utahaniwe ku ziko nta handi azahanikwa. Babyeyi, mwere gukomeza guhisha abana. Ibyo twakoze nta kintu cyiza kirimo. Mubihishira iki? Twebwe ko turi kubyemerera, mwe muraduhishira kubera iki? Ugasanga uyu mwana uvuye hano wabaze urushaka, ise yari yarabimuhishe kugeza aho yiza akarangiza. Murabona ukuntu muri kurogera igihugu. Umwana akagaraza kukubaza ngo mbe papa ufungiwe iki? Uyu ni uwa hano, mujye mumuhamagara baha amateka. Hari n'abandi. Karori Mbesari, ngwino Karori, reka bo ku Nyundo muze hano. Afandi yabivuze. Abantu ba hano kubegereye hano ku Nyundo, aba ni abanyu. Twebwe icyo twashyizeho ni ugusaba Imana imbabazi, ariko tugomba no kuza tukababwiza n'ukuri, kuko twebwe turi kuva mu cyiciro cyo kuba ku isi. Ariko twabaje twarakoze jenoside, tukanasiga tunaroze umuryango dusize. Nimugerageze kubwiza abana bacu kuri. Nababaye cyane kuko umuhungu wanjye ataje, yagize ikibazo ngo moto yamupfumukiyeho mu nzira. Ariko niwe wakagombye kuvuga ati papa nanjye nariye ku byo wasahuye, akajya gusaba imbabazi iyo miryango nabisahuragamo. Ntimukajye mwemerera abantu ko bakomeza kuroga abana bacu. Ikibazo ni urubyiruko. Nahoze mbona uko babyinaga niko twabyinaga. Iyo wikindi yabaga aserutse tumukurikiye, twumvaga ngo ni ibintu bizima. Za bariyeri zagiyeho murazizi mwa abagore mwe mwabagabo mwe mwagize amahirwe yo kudafunga. Bariyeri yari ahangaha kuri Forina ntimuyizi. None se abantu yishe ntimubazi. None se muvuga ngo dufungiwe ubusa gute? Iyi taba leta y'umubyeyi biba byaragenze bite? Niba ufite imyaka 60 ukaba utajya mu biganiro nk'ibi ngo ubwize abaturage ukuri, ngo babwize ukuri, bwaba ari ubuhe bukristo mugana? Kandi muri kurebaho imirambi ryane. Munyemerere rero kuko munyihanganire kuko nafashe igihe kirekire, nagiraga ngo mbabwize ukuri, abantu bere kubindyarya. Umuntu ngo agende akujye mu bitugu abindyarya musangire kandi ari ikiruba.
ahubwo tubwizanye ukuri, dusabane imbabazi, ubwiyunge nyabwo bwagerwaho nuko imitima y'aba ngaba twahemukiye twayomora tubabwira tuti dore uko twabikoze mutubabarire, tukabagaragariza nk'uko perezida wa Ibuka yahoze abivuga. Turacyajya nitwebwe mugomba kuza kujyana muri gereza, umuyobozi wa gereza karadasinziye ashaka gukora tugezeho no kutugarura no kuturindira umutekano, tujya kwerekana imibiri aho yajugunywe, kandi twayijugunyaga mu abagore mwe mureba, kandi twayijugunyaga mu abagabo mwe mureba. Nimugerageze ko muri mitima y'Abanyarwanda tubwizanye ukuri. Imboni TV, imboni ya rubanda.